Bakunzi b'umurongo Nyarwanda TV tubahaye karibu nanone ku murongo wanyu. Tubashimira yuko mukomeje kutubera indahemuka. Ubu rero turi Rubavu, tukaba tugiye mu kiganiro muri burebe mu kanya muri bubone umuyobozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe gutsura ubuziranenge yitwa Jerome, avuga ku byerekeye uburyo ibigo by'amashuri bikwiriye kurushaho kwita ku bana bibarinda kurya ibiryo birimo uburozi byanduye, byabaye tuvuge nk'akawunga katateguwe neza, katahunitswe neza, katatunganyijwe neza, bakagaburira abana bikabatera ibibazo byo mu nda. Murabizi neza yuko hari igihe tujya twumva ngo abana bahanahana abarwaye, mwigeze kumva bigeze kurwarira Nyagatare banyweye amata yanduye. Icyo rero RSB iri gukora ni ukugira ngo irinde ko ibigo byagaburira abana bagahura n'ibyo bibazo biturutse yuko bariye ibintu bitujuje ubuziranenge. Muri iki kiganiro mugiye kubona mu kanya gato kari imbere, uwo muyobozi muri RSB avuga ku byerekeye uburyo ibinyampeke bikwiriye kubikwa neza. Ibinyampeke ubwo ni ibigori, ni umuceri n'ibindi, ababishyira mu mifuka hasi bakabanza kubitegera ahantu babitereka ku byo bita parete. Ni nk'ibiti cyangwa se utuntu wagereranya n'utubaho uterekaho umufuka, wirinda yuko umufuka uhura na sima nayo kwa yuko iba yubatse hejuru y'ubutaka, hari ukuntu ibinyabutabire bikorana bikaba byatera iyo fu kwangirika. Yagarutse kandi ku kintu gikomeye gikunze kugaragara mu bigo cyo gutekesha amazi y'umureko. Ntabwo bibujijwe yuko amazi y'umureko yatekeshwa cyangwa se yakoreshwa ibindi, ariko icyo ubuyobozi buvuga muri RSB ni uko ibyo bigega bikwiriye kuba bisukurwa mu gihe gihoraho, mu gihe kizwi gihoraho kandi gikurikizwa, hirindwa yuko amazi amaze igihe kirekire ahantu runaka yazana urubobi, yaba afitemo ibindi binyabutabire byatuma yangirika, noneho uyatekesheje cyangwa se uyakoresheje ikindi kintu abantu bashobora gushyira mu nda yabo akaba yaba baroze cyangwa se ibyo bintu bikaba byabangiriza. Ikindi arimo asaba ni uko nk'abantu gushesha, murabizi hari bamwe babyita kubetesha, ibyuma bisya bikwiriye nabyo kuba bikozwe ku buryo ibyuma bikoresha biri gusya ibyo binyampeke bitavungukiramo cyangwa se ngo bibe bikozwe mu binyabutabire byakwangiza ibyo binyampeke. Mu magambo ravunaguye muraza kubyiyumvira mu kanya muri video zikurikiraho, muri bwumva uburyo abana bacu bashobora kurindwa kurya ibintu byanduye binyuze mu byo bagabuririwe ku ishuri. Turabashimiye, mukomeze murebe ikiganiro, kandi abatarakora subscribe mubibwire bagenzi banyu. Tuzongera tunabigarukeho, ariko ntabwo bikwiriye yuko umuntu afata ifu amaze gutunganya akayitereka hasi. Ni byiza rwose gushakisha uburyo, kandi buriya ntabwo ari uburyo buhenze. Imbaho turazifite hano mu gihugu, hari n'ahandi bakoresha ibituruka muri plastique, ariko mu by'ukuri biroroshye kubona imbaho. Ni byiza rwose ko babizirikana. Ntabwo ari byiza yuko ukora ikintu yenda ukunguka, ariko ejo ukazasanga umwana wawe yarwaye, ukunguka ejo ukazasanga umuvandimwe wawe yarwaye, ukunguka ugasanga mu myaka 30 dufite igihugu kirimo abantu bafite ingaruka z'ibyo bariye ku mashuri uyu munsi. Ni byiza ko buri muntu rero yumva uruhare rwe muri ibi turimo bijyanye no kugaburira abana ku mashuri, ariko no mu biribwa bisanzwe, yenda ubu turi kuvuga amashuri n'ibyo kuko niho abana benshi bahurira, ni u Rwanda rw'ejo. Ni ikintu mu by'ukuri gihangayikishije, ariko natwe bakuru ku masoko asanzwe ni byiza yuko ibyo abantu batunganya babitwara ku isoko. Kuri uyu munsi wa kabiri, nk'uko mubizi, ejo twatangiriye mu karere ka Burera, ubu turi hano mu karere ka Rubavu. Ku bijyanye n'amahugurwa, ubutumwa ni bumwe, ni ukubahiriza ibijyanye n'ubuziranenge mu kugaburira abana ku mashuri. Dutangiriye hasi ku murima, tukazamuka gutunganya umusaruro, tukazamuka mu kuwuhunika, tukazamuka mu batunganya ibikomoka ku buhinzi. Ubwo ndavuga abafite inganda zisya akawunga, abatonora umuceri, abakora ibiryo bitandukanye ariko bigera ku mashuri, ndetse tukagaruka n'ubundi no ku mitunganyirize y'ibiribwa ku mashuri. Ubwo ni ubutumwa rusange tuzagenda tugerageza guha abantu hose, ariko kuri uyu munsi nagira ngo ngaruke ku cy'umwihariko ku batwumva.
ku bijyanye no kubika umusaruro ndetse no kuwutunganya nk'uko nari mbivuze bariya bafite inganda zitunganya umusaruro cyane cyane tugaruka ku muceri tugaruka kuri kawunga kuko ngira ngo buriya ushobora gusanga ugiye ku ishuri uretse nko ku bitanga ibyubaka umubiri usanga nka 80% ari kawunga ari umuceri niyo mpamvu nagira ngo bigarukeho cyane. Iyo winjiye akenshi na kenshi mu masitoke aho babika umusaruro usanga hari ibintu bimwe na bimwe bitubahirizwa kandi by'ingenzi. Usanga umuntu afite sitoke nini rwose ndetse imuhesha kuba yakora iby'amabwiriza y'ubuziranenge asaba, ariko wareba ukuntu abibitse ugasanga biteye impungenge. Ndabaha nk'urugero, yenda mushobora gusanga namwe hari ahantu mwagiye munyura mukabibona, umuntu agafata umuceri agafata ibigori akawurambika hano hasi kuri sima. Buriya kuba biri kuri sima, buriya hasi ya sima murazi ko ari ubutaka. Kuba ari ubutaka birashoboka yuko kuko buriya ibiribwa bigenda byisanisha no hanze. Bigenda byisanisha no hanze. Niba hanze hari ubuhehere bufite amazi menshi, y'amazi agerageza kuva hanze akinjira mu mbuto, akinjira mu kiribwa. Niho rero ushobora kuzasanga bya bihingwa ya myaka babitse hasi ku butaka usanga yarafashe amazi, ugasanga niba ari umuceri warafatanye, niba ari kawunga yarafatanye, niba ari ibigori ugasanga byatangiye kuzana uruhumbu. Kuriya gufatana, kuriya kuzana uruhumbu biba bigaragaza ko hari kuvukamo uburozi bushobora kugira ingaruka ku bazabikoresha. Ni byiza rero niba abantu bari kubika ibyo kurya bagerageza gushaka palete, ntabwo z'ukuntu ndi buzite mu kinyarwanda, ni nk'imbaho, imbaho zikoze neza ku buryo uterekaho zikabuza ko imyaka ihura na sima, ihura n'ubutaka. Hakiyongeraho buriya n'inkuta, ushobora kwibwira ngo urukuta rurazamutse ntabwo ruri gukora ku butaka, ariko buriya y'amazi aca mu rukuta. Mushobora kubibona neza neza mu nkuta dukunze kugira no mu ngo zacu, ukunze kumva bavuga ngo runo rukuta ngo rwarwaye imiditi. Ntabwo mujya mubibona, ukabona inkuta ziragenda zivuvuka zomoka. Buriya biba bisobanura yuko atari ikibazo yuko urukuta rugomba rukora ku butaka. Amazi agenda azamuka aturuka hasi akazamuka mu rukuta, kuko buri ibigize urukuta biba binywa amazi, biba bishobora kwakira amazi. Ku muntu utubahiriza icyashyizweho n'itegeko biba bihari, ibihano rwose biba bihari. Hari n'abo ngira ngo mujya munabyumva, hari abo bafungira inganda ukumva ngo barufunze, ariko buriya ntabwo twakagombye kuganisha aho ngaho cyane. Ntabwo twakagombye kuganisha aho ngaho. Ni byiza umuntu utubahiriza agomba guhanwa, ariko buriya mu kubaka igihugu ni ngombwa yuko n'umuntu abanza akamenya ngo ubundi ni iki nakosheje. Urazi ko hariho abantu bakora ibintu bimwe na bimwe batabyumva, wamubaza uti kuki uriya mufuka uteretse hariya, ati ubundi se wagombaga kubaha. Buriya mu by'ukuri ni uko abatabyumva. Yego iyi itegeko ririho ngo ntawe ugomba kuvuga ngo ntarizi, ariko ubundi birakwiye ko tugerageza kwigisha abantu, kuko dukeneye kugira ubuzima bwiza, dukeneye kugira ibicuruzwa byubahirije ubuziranenge, kandi dukeneye n'inganda. Urumva rero nk'igihugu kiyubaka, ibyo byose tugomba kugerageza kubirebera hamwe, ariko abashyira ku isoko byo bitujuje ibisabwa bishobora kugira ingaruka ku buzima bw'umuntu. Ni ukugira isuku y'ibigega, bagashyiraho uburyo bwo gutunganya ikigega, uburyo bwo koza ikigega, ariko nabwo bakaba baragenzuye ko ubwo buryo koko butanga umusaruro, kuko buriya uburyo bwo koza ni bwinshi. Ugakoresha amazi, ugashyiramo isabune yabugenewe, ukagerageza kunyuguza mu buryo nta kintu na kimwe cyongera gusigaramo. Ariko noneho ibyo ngibyo ukabikora mu gihe usubiramo mu gihe gikwiriye.
atari uvuga ngo ukwezi nogeje ukavuga uti zongera koza nyuma y'amezi 6. Oya, ni byiza yuko nibura buri mezi 3 cyangwa se buri kwezi, biterwa no kuri ikigega gikoreshwa cyangwa se n'amazi bashyiramo uko ameze. Ni byiza ko bashyiraho ingengabihe yo gutunganya ikigega. Ugasanga kimaze igihe ntabwo cyozwa. Namwe murabizi, iyo ufashe ikintu ukagishyiramo amazi, ushiduka nyuma harajemo urubobi. Usanga harajemo urubobi. Kuzamo urubobi rero buriya ni uduhumyo tuba twaragiye dukora, buriya na mikorobe rero ziba zirimo. Nibyo ngibyo biba byaragiye bigaragaramo, ni isuku nkeya, mikorobe zikagenda zikuriramo, n'amazi y'imvura amanukana ibinyabutabire. Ubona hano hejuru mu kirere harimo ibinyabutabire, ku buryo iyo ukoresheje amazi y'imvura ukayakoresha mu guteka, buriya hari bimwe ushobora kwinjizamo, ariko amazi y'imvura yakora ibindi. Ari nayo mpamvu buriya badushishikariza gufata amazi y'imvura kugira ngo tuyakoreshe ibindi bijyanye nayo atari. Tubashimira kandi yuko mukomeje kutubera indahemuka. Abatarakora subscription mu bikore, dukomeze tuganire ku bibera mu gihugu cyacu no mu nshuti zacyo. Turabashimiye, mugire ibihe byiza ku murongo Nyarwanda TV, televiziyo yanyu ari nayo yacu, twungurana ibitekerezo. Murakoze.